Yo, what's up to the trending 250 fam? Nizere yuko mwakomeje kugubwa neza aho muherereye hose, akazi kanyu karagenda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye bimeze neza, mukaza no kubona umwanya wo gukurikira the trending 250 channel yanyu mukunda cyane, ibagezaho ibyiza buri munsi kandi ikabagezaho ibintu bifite umwimerere, amakuru agezweho kandi meza, ubucukumbuzi budasanzwe kandi bwiganywe ubuhanga. Turi the trending 250, ngira ngo niba utari wakora subscribe wibuke uyikore kandi wibuke gusharinga izi videos zacu inshuti n'abavandimwe nabo bamenye ibyiza bibera ahangaha. Nizere yuko niba uri ahantu henshi hatandukanye uri burekomanda cyangwa se uri bubwire inshuti n'abavandimwe ibyiza byo kuri the trending 250. Yes. Ni byinshi bimaze iminsi bivugwa hanze inaha iwacu mu Rwanda ku mihanda itandukanye. Turi kuvuga mu gisata cya entertainment, ibibera inaha iwacu mu Rwanda ni byinshi. Nagira ngo ubu ngubu tugire ku byo tuganiraho ku kintu cyerekeranye n'abahanzi cyangwa se abastar, ibintu bakunda gukora bakabikora kugira ngo batwike cyangwa se batwikire bimwe mu bihangano byabo, bakahimba inkuru cyangwa se bakanakora ibintu bya nyabyo kugira ngo rubanda bakanure cyangwa se rubanda bashiduke, kugira ngo bongere babakurikirane, bongere bamenye amakuru yabo, hanyuma nabo babasorereho indirimbo. Ni byinshi bimaze iminsi bivugwa, ntago nakirengagiza nk'inkuru imaze iminsi ivugwa hanze no mwaka ugitangira, abantu baje kuvuga bati umwaka 2023 noneho menya batuguraniye, ntago ni okaziyo batugurishije, ntago ari umwaka mushyashya nkuko babivuga, ari batureka dutegereze 2024. Umwaka watangiye Moses Turahirwa, numwe mu bayobozi ba Motions, agaragara yambaye ubusa cyangwa se agaragaza amafoto cyangwa se n'amavideo y'urukozasoni niko twabyita, aho yari ari kumwe n'abagabo bagenzi be bakora icyo twakita nk'imibonano mpuzabitsina, ariko none yongera kugaragara ari kumwe n'abagore, nabwo yifotozanyije amafoto yabo, yifotozanyije nabo amafoto nayo yagaragara nkaho ari ay'urukozasoni. Rero nyuma yaho twaje gucukumbura, tuza kubyigaho, tubona Moses cyangwa se tuza gusoma inkuru nyinshi zitandukanye, nk'inkuru yanditswe kuri kimwe mu kinyamakuru gikorera kuri murandasi cyandika kivuga ati Moses ibyo arimo arabizi, ariho arashaka kwangiza izina rya Motions. Gusa nyuma yaho yaje gutangaza yuko hari filime ari gutegura yitwa Kwanda, akaba ariyo yarariho arategura, ariho arayitwikira muri make niko twabyita. Ariko se none tukibaza ati niba ko ari ugutwikira movie wayitwikira muri buriya buryo, ariko nanone tuza kuvuga tuti niba buri muntu afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka bupfa kuba kitabangamiye abandi, tumureka gikore, ariko nanone niba kibangamiye abandi nanone agombe ahanwe. Moses rero abantu ntago bari bazi yuko azagaruka no mu Rwanda, ariko ejo bundi yaje kugaragara yongeye kugaruka mu Rwanda. Abantu bavuga ati niba agarutse niba mufunge, ariko nanone bakavuga ati abantu bakavuga ati niba bamufunge se bamufungira iki. Abantu benshi rero bagira ibintu byinshi babivugaho, gusa kuri ubu ngubu ntago turi buvuge kuri Moses cyane nkaho ariyo topic hari y'uno munsi. Tugiye kureba muri bimwe mu bintu byabaye inaha iwacu mu Rwanda, just ari kugira ngo abahanzi bitwikire cyangwa se abantu batwike kugira ngo barebe yuko bimwe mu bihangano bari hafi gusohora byagerwaho cyangwa se abantu babikunda. Urugero rwa mbere n'urwo twakita Meddy Ngabo Medard, turamumenyereye, yakoze ubukwe mu mwaka 2021, abari nabwo yibaruka umwana we wa mbere cyangwa se imfura ye, ariko nyuma yaho yari yaravuze yuko nyuma yo gukora ubukwe azahita shifting akajya muri gospel cyangwa se n'umuziki muri rusange akawuvamo. Abantu baravuga ati burya gushaka ni ikintu gikomeye cyane, burya gushaka bishobora kuguhindurira ubuzima cyangwa bukabugira bwiza kurushaho cyangwa se bukaba bwaba bubi ukuntu, ariko nyiri kubaho ubwo buzima niwe ubuzi ibiri bube niba koko buri kuba bwiza cyangwa buriho buramubihira. Meddy rero amara igihe kinini adasohora indirimbo, abantu bavuga ati Meddy yavuye mu muziki, yabivuyemo burundu, ati umugore rwose yamubujije kuririmba. Kubishingiye n'umugore we rero Meddy, abantu baje kuvuga ati burya Meddy ko mumubona kuriya ni umugabo w'inganzwa, ni umugabo mu rugo rwose, umugore ashyira hariya akamubwira ati kora bino na bino. Hanyuma abantu bakavuga ati Meddy mu minsi ishize ati rwose yanakubiswe n'umugore, rwose yamukubise urushyi, ariko yari amakuru tutabasha kwemeza. Abantu babivugaho baza kuvuga ati Meddy yabaye inganzwa, arahohoterwa, akorerwa home based violence cyangwa se akorerweho
ihohoterwa ryo mu rugo, ari umugore uri mukorera. Abantu babivugaho ibintu byinshi bitandukanye, ariko bamwe muri bo baza kuvuga ati ayo ngayo nta mabeshyo, ntago Meddy ari umugabo wo gusuzugurwa bigeze aho ngaho yakubitwa urushyi. Abandi bakavuga ati umugore ntago umuzi yanagukubita kandi uri umugabo w'umusore nka Meddy. Abantu bamara igihe kinini babivugaho, bamwe bakavuga ati kubera iki se yajyaga he kujya gushaka umunya Ethiopia akazi asize abanyarwandakazi n'aha bamupfiriye kandi bamukunda. Abantu rero n'ibyavugwaga inaha ku mihanda abantu babivugaho byinshi bitandukanye. Gusa nyuma yaho abantu baje kwemeza ati nta makuru yagihamya agaragaza yuko Meddy yaba ari mu rugo rwe bitari kugenda neza. Gusa byaje kuvugwaho cyane nko kuri Twitter. Hari aho umwe mu bamenyerewe kuri Twitter bitwa Kemnike yageze kwandika ati mfite ifoto ya gihamya Meddy ahetse umwana kandi ariho ahetse umwana ari no gufura imyenda, ati Mimi yicaye ntacyo ariho arakora. Abantu baravuga, umwe mu bamushubije rwose witwa Juno ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane Twitter, yamusubije ikintu abantu benshi bavuzeho cyane, baraseka ati wabona nawe ahetse uwe, ariko se weho kuki ko weho wirirwa uri gufura imyambaro ya sinabisubiramo hano murabyibonera ko karakaciyemo kugira ngo tuvuge kuri Meddy. Ariko nyuma yaho byaje kugaragara yuko nyuma y'izo nkuru zose zavuzwe, byaje kugaragara yuko ibyo bintu bavugaga ari ibinyoma. Ariko nanone Meddy yahise asohora indirimbo yitwa Grateful, ikaba ari gospel music, ariho arashimira Imana. Gusa iyo ndirimbo abantu benshi babivuzeho ibintu byinshi bitandukanye, bavuga ati Meddy kubera iki wabaye umunebwe gute wafata amabeats y'indirimbo zawe nyinshi wakoze ukayahuza kugira ngo ukoremo indirimbo imwe, kandi ufite umwanya wo kuba wakora beat nshyashya ugakora indirimbo nshya. Kuko abantu benshi bagiye bavuga ati iriya ndirimbo Grateful igiye irimo amabeats y'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye Meddy yagiye akora. Yari indirimbo nziza rwose, ni indirimbo imeze fresh. Gusa abantu bemeje yuko ari indirimbo, ari zimwe mu ndirimbo ari imwe mu ndirimbo za Meddy zizashya cyangwa zitazabona views nyinshi cyane. Gusa twaje kubyibaza nko kuri The Trending turibaza tutise ibi byaba ari ibiki byaba bitumye wenda umuhanzi nka Meddy Ngabo Medard yategura ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo yitwikire. Ese yaba ari wabiteguye cyangwa n'undi muntu wenda umuri hafi wabiteguye, cyangwa byenda byanashoboka yuko byaba byarahuriranye. Gusa nyine natwe byadusize mu kantu. Uwundi muntu twavugaho wagiye ukora utuntu nk'utwo ngutwo kugira ngo just atume abantu bakanguka bibuke kumukurikirana kubera ko ari hafi gusohora indirimbo, ni umukobwa witwa Bwiza. Ngira ngo mu mwaka ushize mwigeze kumva amakuru yacicikanye cyane bavuga ati Bwiza hasohotse video ye aho yarariho, cyangwa se aho video yasohotse ari mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina hamwe n'umugabo nyine ngo akaba ari wari warafashe iyo video. Abantu babivugaho igihe kinini cyane, dore yuko iyo nkuru yari yazanywe n'uwo twita Suku Media. Hanyuma Juno uwo twita Bwiza aza kuvuga yuko natagira Gasuku nakomeza kumubeshyira gutyo cyangwa nakomeza kumuhara bikaribu namujyane muri RIB akamurega. Hanyuma Gasuku avuga ati se ngiye buranjyana muri RIB umbwira iki ko ngiyewe nzi amashusho nyafite kandi ngende buze kuyashyira hanze. Hanyuma akavuga ati Gasuku aravuga ati yagiye atanga amasitati menshi, atanga amaposti menshi, avuga ati ngewe mubwire umukameramani wa Bwiza, mubwire Bwiza reke guhamagara kameramani wanjye kubera yuko ibi bintu ngewe aya makuru ndaza kuyashyira hanze. Ibi bintu byo bintu bizamo no mu n'inzu cyangwa se icyo twakita nk'uruganda cyangwa se inzu Bwiza akoreramo ariyo yitwa Kikas Music Boss wayabizamo. Bavuga ati ngewe ibyo bintu rwose nta hantu mbizi, nta ndirimbo nzi Bwiza agiye gusohora, nta cyata, ahubwo twebwe turaza kureka Kasuku. Hanyuma aravuga ati ngewe nanahamagaye Bwiza aza nsobanurira iby'ibyo bintu by'ayo mashusho ibyo ari byo. Hanyuma rero abantu babivugaho cyane, abantu baravuga ati ayo mashusho ari he? Kugeza na n'ubu tuvugana ntabwo amashusho yari yasohoka, nta muntu wari wayabona. Bivuze yuko ayo mashusho yari ibinyoma, kandi nyuma yaho ubwo byavugwaga hadashiyeho icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri byaje kurangira uyu mukobwa rwose asohoye indirimbo imeze neza cyane. Indirimbo ikundwa n'abantu benshi, ariko abantu baza kuvuga ati buriya wasanga ari agateguro bari barimo ko gutuma indirimbo itwikirwa, ariko benshi bakunze kubivuga. Hanyuma indirimbo ikaza gusohoka cyangwa se ikaza gutuma abantu nyine bayikurikirana cyane. Rero nyuma yaho Bwiza ntabwo ari ubwo buryo bwonyine yakoresheje, kuko twebwe twaje kwaneza dusanga Kasuku Media ashobora kuba yaragiranye ibiganiro na Bwiza bwo babigenza gutyo kugira ngo indirimbo ize gukundwa. Nyuma yaho byaje kurangira ejo bundi uno mwaka ugitangira Bwiza postinze ifoto ye na Juno Kizigenza. Abantu barasara ati no couple in Kigali, ati kabisa Juno Kizigenza ashobora kuba ari mu rukundo na Bwiza. Abantu baravuga ati rwose ubu ngubu se Juno Kizigenza yaba nyuma yaho akundanye na Airways yabahisemo kongera gukundana n'umunyarwandakazi Bwiza. Hanyuma abantu bivugaho cyane, bavuga ati reka tubitegereze
dutegereze wenda tuzagenda tubona ibyinshi bikurushaho cyangwa se amakuru menshi kurushaho. Nyuma yaho hadashize icyumweru hahise hasohoka indirimbo yitwa Soldier, dore yuko mbere yuko iyo ndirimbo isohoka Bwiza Emerance yapostinze Juno Kizigenza arandika ati nzakubera byose wasengeye. Abantu barasara, abantu barya ku mvuga nkoranyambaga baravuga ati Bwiza Emerance none washobora kuba yeruye, ahubwo twebwe tuza gusanga ayo magambo yanditse kuri status ye cyangwa se yashyizeho ku ifoto ya Juno Kizigenza, namwe mu magambo ari mu ndirimbo bafatanyije we na Juno Kizigenza yitwa Soldier. Ni indirimbo irimo story aho umukobwa bari kubwira umuhungu yuko azamurwanirira kandi akamukunda mu bihe byose bazabana, yabakinnye yabakize, azamurwanirira akamubera Soldier nyine. Rero nyuma yaho biza kurangira kuko tuje gusanga ari indirimbo. Hanyuma Bwiza Emerance ubwo yatumirwaga kuri radio imwe ikomeye naho iwacu mu Rwanda bamubaza kubw'ibyo ndirimbo, yaje kuvuga yuko nyine ari indirimbo we na Juno Kizigenza bamaze hafi umwaka barayikoze, ahubwo yari itarasohoka. Mumaje kuby'urukundo rwe na Juno Kizigenza aravuga ati ntabwo byari urukundo, ahubwo ko ari ugutegura cyangwa se yari indirimbo twashakaga gupremieringa kugira ngo abantu bayibone. Hanyuma nyuma yaho aza kuvuga yuko binabaye ngombwa ko yuko bakundana cyangwa se yakundana na Juno Kizigenza bitamubera ikibazo rwose, byaba ari n'ibintu byiza cyane kuko Juno Kizigenza rimwe mu bahungu bifuzwa n'abakobwa benshi inaha i Kigali cyangwa se inaha mu Rwanda. N'uduteno twinshi abahanzi bagenda bakora kugira ngo indirimbo zabo zikurikiranwe, kugira ngo indirimbo zabo zikundwe cyangwa se abantu bazikurikire, bagenda bimwe babihimba, ibindi bikaba ibyanyabyo, ibindi bikaba nyine ari imiteguro, ibindi bikaba ari ibinyoma, bikazageraho bikazima nyine, bikazima burundu tukayoberwa aho byahereye, ariko baba babiteguye nyine kugira ngo bakunde barebe yuko abantu bakunda indirimbo zabo cyangwa se bakunda ibihangano byabo. Ni byinshi byagiye bivugwa, ni byinshi bagiye bavuga ati benshi bakunda kugendera ku bintu nyine bituma abantu bakangarana cyangwa se bituma abantu babakurikira, nk'ibyo ngibyo byerekeranye n'amafoto y'urukozasoni cyangwa se amagambo atameje cyangwa se kugirana ngo amabifu, ibintu byinshi bitandukanye nibyo bagenda bategura kugira ngo barebe yuko byabazamura cyangwa se byatuma bagira views, niko bakunda kubivuga, views kuri YouTube ndetse no ku zindi music platforms abantu bakurikiraniraho indirimbo zabo. Ni uburyo bwinshi bakoresha, ariko buriya icyo mutazi nuko akeza kigura. Yego gutwika k'umuhanzi biba bikenewe kugira ngo indirimbo ikundwe, ariko nanone iyi ndirimbo ifite umwimerere rwose irigura, niko tubyita. Turi the trending 250, ni tumwe mutwe tubanyuriyemo kubw'abahanzi bagiye bakora cyane cyane Bwiza Emerance kuri iki gihe, dore ko ari umukobwa utangiye kuzamuka, umukobwa utangiye kuza muri music nyine, utangiye kuzamuka neza. Rero nawe atangiye kwiga utwo tricks ko kugenda ahimba inkuru abantu bazajya bagenderaho kugira ngo nabo barebe ko nawe arebe ko bamukurikirana agatera imbere. Turabifuriza amahirwe ndetse n'ibyishimo. Noneho namwe mukomeze mugubwe neza kandi mukurikirane videos zacu ziri kuri The Trending 250, mwibutse kuzisangiza inshuti n'abavandimwe. Kwebwe turabakunda cyane, turi The Trending 250.